Hey guys, how are you doing? Let me hope you're good and fine. Reka nizere ko mumeze neza guys. Ahantu hose muri mu nce zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tutibagiwe n'abandi batameze neza, nago ubuzima buhora bumeze neza, ariko umuntu utameze neza ku mpamvu zigiye zitandukanye ndamwihanganishije ngo yihangane ko nta kitagira iherezo uyu munsi. Ashobora kuba atameze neza, eko turamusengeye ko ejo wenda byazagira ameze neza. Hanyuma rero it's been while hayashize igihe kinini tutavugana ngo nze nicare hano mbavugishe njyenyine. Nazanaga abatumirwa tukaganira nkazana, and I think last video yari comedy video. Ikintu kinzanya ha rero nuko mbere yuko nababwira ikintu kinzanya ha ndagira ngo kuko ni byiza ndabizi ko ari ibintu byiza mugiye kwishimira. I beg ni utarakora subscribe kuri The Youth TV wowe uri kureba iki kiganiro, ndakwinginze ngo kanda subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa nakajambo kari hasi, ukandi no kukazogera kugira ngo ibintu byacu tuzadushiraho tuzajya bigucika. Ibintu by'agaciro cyane uzaba udufashije, niyo mpamvu tuba tubibasabye. Ikindi ariko nawe uba wigire neza kuko ni ikintu ibintu byiza. The Youth TV tubaha ibintu byiza gusa nta kintu kibi tujya tubaha. Muri comments turabibona. Hanyuma rero ntabatindiye ndashaka kubabwira ikintu cya kinzanye hano kuganira namwe. Ikintu cya mbere gikomeye nyine ntarakomeza naragize iyica n'igitangira tugitangira kuyikoreraho tukiri bakeya. Murabibona twazamutse kandi byose n'ubufasha bwanyu. Nta kimwe nta namwe twagera tutari kumwe namwe, atari mwe mudufasha. Ari byo mbashimira everyday, ndabashimira cyane, mwarakoze. Hanyuma rero ndibuka ko twatangiye dukora ama poems mu gifaransa, mu cyongereza no mu kinyarwanda. Hanyuma rero tugenda tuzamuka ariko twongeramo ibiganiro. Abakunzi mugenda mudusaba ko twajya dutumira n'abatumirwa, ibyo twarabikoze. Hanyuma rero noneho bongera abakunzi bacu cyangwa mwebwe mukomeza mudusaba ko twazajya tubashakira n'amakuru hirya no hino, amakuru atandukanye. Icyo nacyo twacyongeyemo. Navuga ko twakoze ikintu bita renew cyangwa nyine update. Turi ku updatinga, turi kuzamura channel, tugenda tuyagura dushyiramo ibintu bigiye bitandukanye. Mwarabibonye ko nakoze ikiganiro. It was like a start. Nyine twari turi gutangira, nayo mpamvu ndatari ibintu byinshi, ntabwo twabetse ibintu byinshi, ko turabizeza ko ibintu byinshi cyane byiza bigiye kuza. Ariko twatangiye kubashakira amakuru nka kuriya. N'ikintu cya comedy abantu benshi baragikunda, barakinsabye ndagitekereza ngo kuki abakunzi tutabaho ikintu bashaka. Ariko mwabonye nyine twatangiye gukora bino bintu bya comedy. Nashakaga nyine kuza hano ngiye mbibibwire officially, mbabwire ukuntu programs noneho za The Youth TV zimeze, ari no ko muzabikunda. Ariko nyine mbonera no kubasaba mukomeze mudushyigikire, abatarakora subscribe mubikore, musharinge mu nshuti zanyu kugira ngo bino bintu dukora natwe bigira ahantu bitugeza, kandi namwe nyine bikomeze ibi bintu byiza bigenda bibashimisha. I want nyine to announce officially ko kuri The Youth TV dufite programs like 4 programs. Nyine iya mbere ni ibiganiro, byo ntago bizareka kubaho, tubaganiriza nk'ibisanzwe ko twabonye ibintu birabafasha, ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'abantu babana, ubuzima bw'aba youth, nyine urubyiruko nkuko nundi channel yitwa. Ibyo ntago bizabura kuzaho, niyo nimero ya mbere ko nyine nanjye it's like nyine bino bintu ni ibintu dukora just kugira dushimisha abafana bacu. Apart yuko wenda arakaze ko nanjye biranshimisha nyine nge myself shemsa nyine nje nkunda bino bintu. Naga ari ibintu mvuga ngo ndabikora ngo kuko nyine ngo nakazi ngo niki, ndabikunda. I'm a reporter by passion, Rero iyo ndi kubikora amarumva ndi kubyenjoyinga. Niyo mpamvu nshaka kubana wasinga hano officially nkababwira programs dufite hano kuri The Youth TV nibyo tugiye kujya dukora noneho byeruye. Nyine byeruye ku buryo tuzajya nyine tubasangiza ibyo bintu bihoraho. Rero nkuko nabibabwiye, ikintu tutazabura kandi cya mbere ni ibiganiro tubaha nama muri rusange. Kira kiganiro nkafata topic nkababwira urugero nk'ikiganiro dukora. Wenda ndumva the last video nakoze ku kiganiro ni impamvu abadamu bubatse cyangwa se abagabo, abagore baca inyuma abagabo babo. Nizi nyinshi nagiye nkora, nagiye mbabwira inkomoko za Saint Valentin, mbabwira byinshi, mbabwira ubuzima bw'imyororokere. Niyo mpamvu nyine icyo nicyo cya mbere.
that's the first program nyine kuri channel yacu. None icya kabiri aricyo tugiye kwitaho kandi kizabafasha, ndabizi neza ko muzagikunda, you just wait, muzabikunda ino ko muzabyenjoyinga, kubashakira amakuru atangaje atandukanye mu gihugu. Ibyo ni ibintu biri ku mwanya wa kabiri muri TV programs, ni ibintu muzakunda, muzabikunda, I'm pretty sure ko muzabikunda. Icyo mwacyumvishe rero, mwumve ko ikibazo cy'amakuru cyakemutse kuri mwega, kuko tugiye kujya tuyabashakira impande n'impande mu gihugu, tuze tuyabahe bro. Ikindi noneho cya gatatu tugiye kujya dukora hano kuri TV, ni ikintu ndatekereza ko video izakurikira iyi ngiyi, ndumva ndimo kuyikora, ndimo kuyeditinga, ni video izakurikira iyi ngiyi y'ubuhamya. Ubuhamya abantu benshi murabuzi, murakaza nyine akatubwira true story y'ubuzima bwe, kandi naciye muri ibintu bimeze gutya, byangendekeye gutya. Ndumva ibyo bintu nyine murabyumvishe, ni ikintu cyiza. Niyo program ya gatatu tugiye kujya dushyira kuri TV. Nyuma n'insoza ndababwira ni minsi n'igihe tuzajya tubishyiriraho, ko ni ibintu biri official, bizaba bizwi ngo kuwa mbere saa hii n'iyi, uyu munsi turabaha ubuhamya, ejo turabaha ikiganiro, gutyo. Iyo yari ya gatatu. Noneho rero program ya kane ni comedy videos. Hari abantu benshi nyine umuntu bava mu kazi ari stressed, ahubwo nshaka kuruhuka. Rero niyo program turayifite yo kujya tubaha comedy videos. Mwazumvishe ni 4 programs kuri TV tugiye kujya tubaha. Iya mbere ni ibiganiro, nkuko nawe bibabwiye. Iya kabiri, program ya kabiri ni ubuhamya. Ni siri zose nababwiye. Rero icyo nakubwira, stay tuned kuri TV, wumve ngo ibintu bigiye kuba byiza kandi cyane. Noneho rero za programs nababwiye ukuntu zigiye kujya zicaho, ni ibintu biri official, ni ibintu bizwi, niko tugiye kujya tugenza, kandi ndabizi ko muzabikunda. Uzabuzi ngo kuri iyi sange kukubwira kuri uyu munsi uyu n'uyu ikiganiro kiraba uploaded kuri TV, wihute ujye kukireba. Natangira rero mbabwiye isaha n'iminsi ibyo biganiro bizajya bibera. Twatangiye kuwa mbere rero, uzabuzi neza ngo hari bube ikiganiro kuri topic runaka kuri TV kuwa mbere saa moya za nimugoroba. Ubwo ibyo cyumvikanye, kuwa mbere saa moya za nimugoroba muzajya mubona ikiganiro gisanzwe kirangenza njyenyine, nkakora topic and then nkayivugaho. Hanyuma kuwa gatatu muzaba muzi neza ko muri bubone ubuhamya bw'umuntu runaka, kaza katubwira ubuhamya bwe, bw'inkuru y'ubuzima bwe, inkuru ya mugenzi we, inkuru y'umuryango we, inkuru ya family, ibintu nk'ibyo. Kuwa gatatu. Hanyuma kuwa gatanu tuzajya tubona amakuru, Friday tuzajya flying, tuzajya tubona amakuru y'ibintu byagiye bitambuka nyine muri icyo cyumweru, from Monday up to Friday. Muzajya mubona inkuru ishobora kubibabaje, ako mukwiye kwimenya, ishimishije, itangaje. Hanyuma noneho ku cyumweru tuzajya duseka, tuzajya duseka, tubaha video, kandi amasaha namwe ni ku saa moya kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu, ndetse no ku cyumweru. Mwumva ko ibintu byaryoshye kuri TV. Icyo dusaba ni ubufasha bwanyu nk'abantu. Turashaka ubufasha bwo gusharinga ibintu byacu, subscribe menshi, amashare menshi, kuko nyine urumva ni ibintu byiza abantu badakwiye gucibwa. Rero ni ikintu cyari cyanzanye aha, aho kuko nyine mwabyumvishije. Uzajya ubuzinye saa moya urabona notification, kugira ngo uzayibone rero bisaba kujya kanda kazogera, kanda subscribe kugira ngo utazajya bigucika. Reka nizere ko tuzishima, reka nizere ko tuzahavinga fun kuri TV twese, kandi tuzabikunda. Rero nizimbye mu magambo, nicyo cyari kinzanye hano. Nashakaga kubabwira ukuntu tugiye kujya dukora. It is announcement, ariko nayicishije muri video, ntago nayanditse, ariko ndumva ari ibintu byiza kandi mwabyumvishe. Rero again and again turabasaba ubufasha bwanyu, abeg mudukorere subscribe and share mu nshuti zanyu, kugira ngo ikiganiro kigera ahantu kure, abantu benshi bakibone, and then bazadufashe kuba twagera ahantu kure, kandi namwe mukabona ibintu byiza bitandukanye, ko ubufasha bwanyu. Ndabakunda cyane rero, naho ubutaha reka duhure muri izo programs. I know you will have fun. Naho ubutaha, bye bye.